nibyo yahageze ariko ntabwo twavuga ko yabaga mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitandukanye n'ibizakorwa hagendewe ku masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi. Uriya we ni umuntu uhageze mu buryo bwemewe n'amategeko, ahubwo wenda viza yari afite cyangwa se uburenganzira yari afite bwo kuba mu Bwongereza burashira, arahindura asaba ubuhungiro, nabyo birigwa, noneho bigera ku ndunduro ubwo buhungiro atabubonye. Ibyo ngibyo rero ubundi uko byakakwiye kugenda nuko iyo wanyuze muri iyo nzira yose yo gusaba ibyangombwa, yaba ari ibyangombwa by'akazi, yaba ari ibyangombwa by'ubuhungiro, bikanga, inzira zose wazirangije, imanza zose wazirangije, ubundi gisigaye n'iki nuko igihugu cy'Ubwongereza kiba kigomba kugusubiza mu gihugu cyawe, ariko ntibakujyana ku ngufu. Icyo ni kimwe. Hanyuma no mu gihugu cyawe bagomba kukwakira, kuko rimwe na rimwe hari igihe ibihugu by'Uburayi bisaba ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya biti hari abantu banyu bari hano turashaka kubagarura, ibihugu bikicecekera, abantu bagahera mu giherahero. Uriya we rero bigeze kuri iyo nzira, we bamubwiye gusura mu gihugu cye, ahitamo kuza mu Rwanda. Urumva yaje mu Rwanda ku bushake, ntabwo ari kimwe n'abandi bazahagera mu buryo bunyuranyije n'amategeko, noneho nk'uko amasezerano biteganya bakabazana mu Rwanda kugira ngo bamenye niba bazaba impunzi, abimukira cyangwa se bashaka gutura. Biratandukanye. We yaje ku bushake, niwe wihitiyemo kuza hano mu Rwanda kandi yakiriwe, nta kibazo afite, ameze neza. Amakuru arazwi, urumva ntabwo yakwinjira mu Rwanda amakuru atazwi, tutazi uje, kandi niba yaranahise mu Rwanda nabo ntabwo bari kumwohereza mu Rwanda batabanje kuvugana n'u Rwanda n'abayobozi babishinzwe kugira ngo bamenye uwo bagiye kwakira n'uburyo bamwakira, wenda n'impamvu mu ncamake, ibindi akazabyisobanurira, kuko agomba kumenya uko stati azaba afite ari hano mu Rwanda. Nta munyengero rero zihari, amakuru arazwi uwo ari haturuka naho yanyuze hose, byose birazwi, nta kibazo gihari. Erega twibutse yuko wenda nuko ari uwa mbere uvuye i Burayi, ariko ntimwibagirwe ko hari abavuye muri Libya, ntubagirwe ko yaravuye muri Afghanistan, kandi akenshi bakaba abantu babatereranaga, babatera hagati yabo banze kubakira. U Rwanda ruti nimuze. Ntimwibagirwe ko ejobundi hari abavuye muri Sudani ubu ngubu biga muri universite, ejobundi uzumva ari abaganga bagiye kuvura muri Canada, bagiye kuvura n'ahandi. Wenda ikirimo ni uko avuye mu gihugu kirimo kivugwa cyane n'u Rwanda, hamwe kuba ayo masezerano, ariko ni ibintu byiza kuba umuntu ni nkaho ahinyuje abanenga uyu munsi, none se ko abiyihitiyemo akihitiramo u Rwanda ntawe bimutegetse cyangwa ntamushyizeho igitugu. Bivuze yuko uyu munsi arahari, ejo ashobora gusaba ubuhungiro cyangwa se kuba umwe mukira, agatangira akidegembya, azafata telefoni, asize abantu mu Bwongereza benshi, azatanga amakuru, ashobora kuzavugana n'itangazamakuru, n'abandi bakavuga atari ko mugani aha hantu bajyaga batubwira ko nta mutekano, nta mpamvu tuzajyayo, ko hari uwagiyeyo ko arimo aduha amakuru, reka natwe tuzagerageze turebe. Ni ibintu byiza rero kuba umuntu yahitamo u Rwanda, ariko nta gitangaza kirimo kuko se wa mbere uhisemo kuza mu Rwanda. Oge ntikiramenyekana, ikigaragara nuko hagati y'amezi 2 na 3. Icy'ingenzi nuko igihe gahunda izafatirwa yo gushyirwa mu bikorwa, kandi nk'uko nabibabwiye nta gutungurana kurimo, ni ukuvuga bati wenda indege za mbere zizagaruka iki gihe n'iki, indege za mbere zizazana umubare w'abantu runaka. Icy'ingenzi abantu bagomba kumva nuko u Rwanda rwiteguye kujya muri iyo gahunda, aho kubakirira, ibyo bazakora, aho baziga, aho bazivuriza, uburyo bazabona ibyangombwa, aho bazaba by'agateganyo, igihe bazahamara, aho bazajya kuba, kandi bakabana n'Abanyarwanda bya burundu. Ibi byose birateguwe, birakurikiranwa, ndetse mwumvise ko mu minsi ishize hari n'abayobozi bashyizweho bashinzwe iyo gahunda. Ngira ngo iki nicyo cy'ingenzi, naho umunsi kuzamenya igihe bazazira n'umubare w'abazaza ntabwo bizatungurana, biri hafi, ariko ntabwo bira amatariki nyayo n'umubare ntibiramenyekana. Ni umugabo ndamuruta. Ni nayo mpamvu nkunda kubivuga nti abari muri iyo gahunda ni abantu bafite ingufu, ni mu rubyiruko,
n'abarenzeho gatoya n'abari munsi, kugira ngo rero izo ngufu zikomeze gupfa ubusa, abantu bagirwa abacakara, abantu batikirira mu butayu, abantu batikirira mu nyanja, ari bo bakwiye kubaka ibi bihugu byacu, uyu mugabane. Tugomba kugerageza kubona ibindi bisubizo bituma izo ngufu zidapfa ubusa. Uwo nawe rwose wenda nk'uko nabivuze, umunsi umwe azajya mu itangazamakuru muganire, ushobora gusanga ari n'umuganga cyangwa se ari n'umuinformatisi, ari umuntu wize akagira ibyo dufasha. Ni umuntu uvuga ururimi rumwe muzo tuvuga hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo no kwiyentegara cyangwa se kujya muri sosiyete nyarwanda ntabwo ari ibintu byamurushya, kuko hari n'abandi bazavuga icyongereza cyangwa igifaransa kandi bakaba hano kugeza igihe bazigera n'ikinyarwanda. Nta mpungenge rero zihari. Ni n'ikintu cyiza yuko igihe kirageze yuko n'abanyafurika bagomba kumva yuko ni byiza wenda kujya i Burayi kuko badusize, ariko nta n'impamvu yuko batajya mu bihugu tukagurana mu bihugu byacu hano muri Afurika, kuko abakunda kuvuga yuko heza Afurika ari imbere kandi hazagira akamaro isi ntabwo babeshya, cyane cyane ko n'abahanga babivuga mu bindi bihugu baba barabyize babibona. Uretse ko umuntu yazanashyiraho gahunda yenda yo gusobanura, ariko se ubundi abanyarwanda bamenyereye kwakira abaje babagana. Ubundi abanyarwanda bijya kubigisha iki mu by'ukuri? Wigeze ubona hari ikibazo bagira ngo abimukira bavuye muri Libya? Nta kibazo bigeze bagira ku Banya-Afghanistan, nta kibazo bigeze bagira ku Basudani, nta kibazo bafite ku mpunzi zirenze ibihumbi 120 bari hano mu Rwanda bamaze imyaka n'imyaka. Igihe cyose nta munyarwanda ubangamiwe mu burenganzira bwe bw'ibanze ahabwa n'amategeko n'itegeko nshinga, ngo ngaho banyambuye ikibanza cyangwa banyimuye ntibampingurane kubera umwimukira, kubera impunzi, aho ho byaba ari ikibazo. Nuba icyo kibazo nta gihari rero. Kandi iyo haba ari ikibazo wa mugani ngo twabibona no ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'igihe mbona n'abanyarwanda barabyumvise, ibi inkuru ishaje birahita, wenda bazongera kubyitaho ariko bumvise ngo indege ya mbere yaza. Uribwira ko bazabyitaho se kugeza ku ndege ya 10? Kireka habaye ikibazo kijyanye n'amategeko cyangwa wenda rimwe na rimwe n'umuco, kuko imico iratandukanye, ariko igihe cyose abantu bahiriza amategeko nta kibazo cyagombye kuba.